umva umwana yageze ipantaro ya se agira ngo abaye umugabo wa nyina Singida turayibyaye Kauberi umva nkubwire wowe uri umunyamakuru Singida iri ku mwanya wa 4 iwabo Singida igibaza yanga ibyo nayikoreye hano kuri tapi ndagusuje kandi ndakwifuriza amore Imana akakomeza kubana nawe aho uherereye hose amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali no mu ntara ya gatanu y'aba diaspora ngewe nibereye hano kuri Kigali Press Stadium nushaka nawe umbwire muri comment aho uherereye ubundi uza nibura naza hano kuri Kigali Press Stadium nabyo ubimbwire mu kanya gato ku isaha y'isa 12 murayibona ni equipe ya Sport igiye kubikina na equipe ya Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania mbadi kugira ngo mbereke imiteguro yose iri hano murabibona iki kintu kabisa cya equipe ya Sport hano iba yateguye ibintu byose bimeze neza ni imiteguro eban meze tayari meze neza kwa kunda abakinnyi basohoka hano muri vestiaire baza mu myitozo mu tuntu tutweshifoma abakinnyi baza muri match urabona ko ni image nziza equipe ya Sport iba yateguye kabona nakantu keza kabisa kali branded kubururu eban navuga ni match itari buze kuba yoroshye mu kaye gato ku isa moya ni zuzuye ni gice kandi saa moya zuzuye hano kuri Kigali Press Stadium ni round ya mbere CAF Confederation Cup equipe ya Sport irabikinamo na equipe ya Singida Black Stars mu gihugu cya Tanzania ku mugoroba bose amakipe yose yarayikoze imyitozo y'aba Singida Black Stars yoboye n'umutoza Miguel Angel Kamondi y'aba equipe ya Sport yoboye n'umutoza Fami Lutfi abayobozi ba equipe ya Sport nabo bari hano ku mugoroba yaba Twagereza Stade yaba Munyakazi Sadat yaba Gacinya Chance Denis Boss bari hano nta kibazo na gito yagiye niyo mpamvu nangira mba navuze ati hano umufana ukiryamye mu rugo urimo uravatise muri Kigali Press Stadium online nawe bihagaze bite niyo mpamvu mba naje hano kugira ngo ibintu byose mbikwereke nta kibazo na gito yagihari nabona hano nabyo stade urabona ko eban iri branded abafatanya bikorwa ba equipe ya Sport nabyo murabona ko ari ibintu bimeze neza cyane nta bafana bari bazamo eban niyo mpamvu gemba navuze ngo reka nze mu gihe umufana atari yaza n'umuntu wenda wicaye no nanga utari wagura tike nawe mwereke ukuntu ibintu byose bimeze kugira ngo aze amere neza cyane nta kibazo na gito yagihari reka rero dushake uko twaganiriza abafana ba equipe ya Sport mo hano mbonye bagacuma barimo baragenda batambagira hano hirya gace reka nze mbasange nabo tuganire bambwira ukuntu biteguye match ya Sport none ahangaha mukanya gato ya kwisa isa moya twumva ukuntu byose bimeze naye mufana utari waza waba uherereye Gikondo waba uherereye Kicukiro waba uherereye Kabuga waba uri hano Nyamirambo waba uri mu Gasata wabangutse ukaza nawe ukareba ibirori uturirimbo ko batangiye kuducuranga ukabune enjoy ingunabyina ugenda gace gace ibintu byose ko biraza komera neza cyane ngushimire kuri kamera ariko mbere yo kugushimira reka dusange bano bataramu bagacuma nabo tuganire gakeya batubwira ukuntu biteguye match equipe ya Sport mu kanya gato reka tugende vayo Sindagusuje kandi ndakwifuriza amahoro y'Imana akakomeza kubana nawe turi ku munsi wo kwa gatandatu turi hano kuri Kigali Press Stadium nagiye kubera umukino wa round ya mbere ya CAF Confederation Cup ne equipe ya Sport iraba ihuramo na equipe ya Singida Black Stars ariko hano ndi kumwe na bagacuma babukereye baje kare cyane gacuma mumeze mu tumeze neza cyane ntabwo nitwa gacuma nitwa Kauberi Viva Highland Kauberi Viva Highland yesa ko mbona ufite umwuka mwinshi ufite umwuka kubitutababarira yesa mukanya Singida ntago igiye kugaragura hano kuri rino zuba ngo iki mukanya harama ngo bureyo burya buravukanwa ngo bureyo burya ni nk'ingabi abimana yahaye barabuvukana bakazana rinda babusazana iyo ngo nkunda abafana bawereyo we batita ku mafaranga ngiyaba amafaranga mama we twafanye igikona umva umwana yageze ipantaro ya se agira ngo abaye umugabo wa nyina Singida turayibyaye Kauberi umva nkubwire wowe uri umunyamakuru Singida iri ku mwanya wa 4 iwabo Singida igibaza yanga ibyo nayikoreye hano kuri tapi nanagiye iwabo ibyo nayikoreye yanga ndi Tanzania ahangaha ni 4G
bine ibitego bine erega umva Gacuma ngusobanurire umva ngusobanurire igikubita imbwa nini ku mashyiga n'akabwana kota n'amakenga yanga ibyabane hanga urabizi we wari ukiri umwana urumva wari utarajya kuri kaburimbo ariko wari utarajya kuri kaburimbo ubibona erega jya umubwira Kauberi jya umubwira ko yanga yageze hano i Nyamirambo ihabonera isomo Gor Mahia yo iri mu marira urabyumva niyo mpamvu nyine bakubwira ngo wahindutse gute niyo mpamvu bakubwira ngo niyo mpamvu bakubwira ngo umwana yigeze ipantaro ya se agira ngo abaye umugabo wa nyina uyu munsi byino bari abavandimwe ibyo baribonera ahangaha ni Imana ibizi Kauberi umva nkubwira nkunganire Kauberi hari amateka abiri nzi kuva iyi si yaremwa banza nyine unyumve hari amateka afite igitego Kauberi banza unyumve hari amateka kuva Kauberi yavuka nanjye navuka nawe wavuka agiye kuboneka kabiri amateka ya mbere ni ivuka rya Yesu amateka ya kabiri iyi tapi izasigara ivuga ibyo yaboneye hano si ibyo Rayon Sport yakoreye Singida hano urabyumva ibyo ndi kubikubwira ngo kugira n'abakeba bari hara hirya babyumve urabona ko baba bicaye batuje ndabibona urumva ako Gacuma uri gushingira ku cyo uvuga kuri butsinde Singida ibitego bine no munsi ubushobozi bwose ndabufite bwo gutsinda Singida ubushize nababwiye ngo iki nababwiye ko Asumani atsinda bingahe byarabaye ntibyabaye Asumani arabona ibitego bibiri urumva Yiva arabona igitego Adama Bigirimana Abedisha ku mutwe wiwe ye baba data we 11 n'abazungu iby'abarundi byihorere urumva 11 n'abazungu intego yacu niyo gutsinda tukabona ibitego bikeya biri biboneke hano ni ibitego bitatu tukazagenda twishakira kimwe cyo koza amaso muzajya se muri Tanzania tutagenda hari umunsi Rayon Sport yari yasohoka byibuze uvuga ati Gacuma yarasigaye none imyambarire mufite uno munsi reba imyambarire reba ino myambarire Gacuma ni wowe dukunda na yindi kipe yaza ku mutima Reyo horana imana umutwari n'insinzi Reyo gahunda twe dufite niyo gutsinda Singida abakeba bagatitira bagomba gutitira uyu munsi turabatitira ariko Gacuma yego reka tuganire ndakumva cyane ni ikihe cyizere ufite muri Asumani n'aba bataramu ngo nibayive ese mbere yo kumbaza icyizere muri Asumani wabuza amateka ya Rayon Sport ibyo wari umaze iminsi wumva ese nuri umunyamakuru nta ka video waba wabonye gacaracara kabona bose bahari ubumwe bw'abareyo rero burahari twarabuvukanye turabuhorana kandi abare twebwe twakira buri wese itangazo rya mbere ngiye kugutangariza hari abantu batatu twamaze kubatiza ku kabari ntavuze kuko ntabwo nje kukamamariza kubera ko nawe urabyumva hari abaperi batatu twabatijwe mukanya n'uwitwa Jeannette tugomba kumubatiza hari abafana ba peri mwabatije batatu mugiye kwerekana hano mukanya gato kuri match ya nyuma ya match cyangwa mu gice cya kabiri n'uwitwa Jeannette turamushyira hari hagati turabibona mu mudarapizo cyane tumwambike jersey ya Rayon Sport Gacu reka mushimire nurakoze cyane uyu ni Gacuma n'umukunzi wa equipe ya Rayon Sport avuga ati Eban dufite ibyishimo byinshi byo kuza gutsinda equipe ya Singida Black Stars mu kanya gato ya ku isaha y'isamoya ngewe rero nagira nkubwire ngo nta bintu nk'ibi ngibi uraza kubonera handi nahanga uraza kwibonera nta handi rwose nta handi ubwo badive nawe muri kwivira mu isaba takabadive ko niko bavuga muri no weekend cyane nuko ariho nize ubwo rero mwese mbashimire cyane turi hano kuri Kigali President amakazu urabona ko ari kenshi nanjye ntangiye gututubikana ubwo ariko mu kanya match iraza hari amafu menshi cyane ubwo nawe aho uri hose niba uri Nyamirambo hano mu Biryogo niba uri Kigatsata niba uri Kicukiro niba uri Kabuga shaka uburyo uzavuva urebe match kuko Ebana Burudani hano igiye gutambarwa ngo ni tikitaka
epfo na ruguru inyuma n'imbere byose bigiye kubera hano kuri Kigali Pele Stadium. Mubanguke turebe match imeze neza cyane. Ni round ya mbere CAF Confederation Cup, indi round izaza no ya mbere ya CAF Champions League ku munsi nko kwa gatandatu equipe ya PRFC ikirana equipe ya Pyramids yo mu Misiri. Ubwo rero nge nkushimire, ngewe nitwa Byiringiro Gasane Riva na Emi mushimire, nta kibazo na gitoya gihari. Nuko ubwo twarimo dutambukana n'abakunzi bacu twibaza aho dufatira kamwe, Imana ibikoze igitangaza gikurikira iki kana. Twisanze ahantu hadasanzwe. Sibwo buri umwe yicaranye niwe mu mutuzo, ni mutubinga ruburimo, maze amuhumbeza ibiti by'inganzamurumbo bihakikije nk'uko ubibona, agafasha imitoma kwinjira neza. Tugitekereza ku cyo kunywa, twasanganyijwe ibinyobwa by'amoko atagira ingano. Bega we, tumanuye abiri rero, dushaka gucinya akadiho, niko kutugeza mu kabyiniro rushobora kwitiranya na ya Las Vegas barata. Umubiri byaranze, tuti turatashye, bati mwikwigora, aha dufite amacumbi ari ku biciro bito ugereranyije n'ubwiza bwayo. Nirinze kuvuga iby'igikoni kidasanzwe bafite, kuko byatuma nongera kwiryiminwa kubera nyamacoma n'izindi zo mu ifuru utasanga ahandi. Wikwirukya na Google yibaza ngo ahangaha ni he, kuko ni kuri Banza Uruhuke Bar and Restaurant, ni munsi y'isoko ry'Ikabuga, haruguru neza y'ishuri ryo kwa Richard. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 79 2688. Ye baba we, mbere y'izindi gahunda Banza Uruhuke.